RDF igisirikare cy'u Rwanda cyahagaritse ibisasu byari bigiye kwinjira mu Rwanda n'ibisasu byari biri kuva muri Congo. Bibaye nyuma y'uko ejo habaye inama yabereye Addis Abeba, ubwo inama yari yahuriyemo abaperezida benshi batandukanye, ubwo perezida yabazwaga ibibazo byinshi bitandukanye. Ni amakuru yagiye aturuka mu binyamakuru byo muri Congo, ubwo bagiye bakomeza bandika bavuga ko perezida Paul Kagame ngo yahaswe ibibazo abihaswe n'umupremier ministre wa Congo, ngo bikarangira perezida Paul Kagame abuze ngo ibintu asubiza ngo agasohoka muri iyo nama agakubita urugi. Ano makuru rero akaba ashobora kuba ari amakuru atizewe, kuko ano makuru ni amakuru ari kwandikwa n'ibinyamakuru byo muri Congo gusa, nta bindi binyamakuru biravuga ino nkuru. Ibi ngibi ni bigaragaza ko ino nkuru ishobora kuba ino nkuru ibaye ariyo, ni inkuru yaba trend cyane, ni inkuru yavugaho cyane. Ibi bibaye nyuma y'uko M23 nayo igaragaje ko yafashe Bukavu ku buryo budasubirwaho. Murabizi mu ijoro ryakeye amakuru yaraye nuko kano gace ka Bukavu kari mu maboko y'abasirikare ba Congo cyangwa se igisirikare cya Congo, bakaba aribo bari bafite ino Bukavu. Ibi byakomeje kugenda rero bivugwaho mu minsi ishize, ibintu rero byakomeje kugenda bivugwaho cyane mu minsi ishize, ko Bukavu ishobora kuba ari mu maboko ya M23. Andi makuru akaza avuga ko hano hantu ahubwo hari mu maboko y'igisirikare cya Congo. Ni ibintu byinshi tugiye kugarukaho. Ejo muri Addis Abeba habereye inama yahuje abaperezida benshi, bari bari kugaruka kuri kino kibazo kiri kubera muri Congo, ubwo bari kugenda bagaruka se M23, bagaruka ku bibazo bijyanye na M23 isiri, kuko se iri gushyigikirwa n'u Rwanda ruri kwishigikira, n'u Rwanda ruri kwifasha n'ibi kuyitera inkunga. Bikaba ari bimwe mu bibazo byabajijwe Paul Kagame, ni iki cyakorwa kugira ngo ino ntambara iri kubera muri Congo ihagarikwe. Ibi ngibi byabaye umunsi w'ejo, ubwo ino nama yabaga, akaba yarabajijwe ngo perezida Paul Kagame akaba yarabajijwe ibibazo byinshi bitandukanye, ngo bikarangira ariko abishubije mu buryo bwiza nk'uko n'undi asanzwe abigenza, abisubiza nta makemwa, abisubiza neza. Ariko mu binyamakuru byo muri Congo byo anagaruka nk'uko biri kuvuga ino nkuru, ahubwo bivuga ko ibinyamakuru byo muri Congo bivuga ko ngo uno mupremier ministre wo muri Congo bita Joseph Siminwa ngo yabajije perezida Paul Kagame ibibazo bitandukanye cyane bigiye bikakaye, ngo bikarangira perezida Paul Kagame abuze ibyo gusubiza, ngo akarakara agasohoka mu nzu yaberagamo inama, agakubitaho urugi kwa kuntu umuntu asohoka babaye cyane kabisa, usa nkaho ngo yabuze ibintu byo gusubiza. None binyamakuru rero ni inkuru biri kugenda bikomeza bivugaho cyane, ko wakicara ugashoza neza ukabona ko ibintu bishobora kuba ano makuru atarayanyayo, kuko ino nkuru abaye ari yanyayo ntago yaba ari ikinyamakuru kimwe cyonyine kiri kwandika ino nkuru, ahubwo n'ibindi, kuko muri ino nama hari ibinyamakuru byinshi bitandukanye, bivuze ngo nabyo byakabaye kuba biri kwandika kuri iyi nkuru. Ibi ngibi nyuma y'uko bibaye rero nibwo hagaragaye inkuru igaragaza ko mu Rwanda hari ibisasu byari bigiye kwinjira, bikarangira abasirikare b'u Rwanda babihagaritse. Abasirikare ngo bari stand by, niko twabivuga mu mvugo ya gisirikare, ngo birangira babihagaritse bitaragera mu Rwanda. Kubw'amahirwe ntago byigeze bigera ku butaka bw'u Rwanda, nta nubwo bigeze bigira umuntu n'umwe bigiraho ikibazo, kuko urumva babihagaritse bikiri kuza. Ibi byose bikaba ari ibintu byabaye ngo bitewe n'uko ngo u Rwanda ushobora kuba nyuma yo kwigaragaza neza muri iyo nama, cyangwa se kuba rwarasebeje Congo ishobora kuba yaratashye ifite ibintu by'uburakari, igashaka kuba yahita yataka, cyangwa se igashaka kuba yashoza intambara n'ibiki byose. Ariko andi makuru akomeje kugenda avugwa nuko murabizi mu ijoro ryakeye igisirikare cya Congo cyagikomeje kugenda kirata kivuga ko agace ka Bukavu kakiri mu biganza byako, nyamara andi makuru ava ku bandi akagenda avuga ko ahubwo kano gace kari mu maboko ya M23. Ibi ngibi ariko Congo ikomeza igenda ivuga ati wapi, hano hantu nta hacu, hano hantu turahafite, abaturage nibatuze agace na kacu. Gusa aka kanya tuvugana amakuru akaba ahari yahindutse, ahubwo aka gace kari mu maboko ya M23, kuko M23 noneho yatanze icyo twakwita nk'agasopo, cyangwa se icyo twakwita nk'amakuru anononsoye neza, nuko M23 ubwayo yivugiye ko kano gace gafite mu maboko yako, ko akano gace yagafashe. Ibi ngibi ni amakuru twavuga ko ari amakuru aya ni amakuru twavuga ko ari amakuru yizewe, kubera ko bimwe mu byagiye bivugwa cyane. Murabizi mu minsi ishize bagiye bavuga ko M23 ari hafite, M23 ariyo yahafashe, amakuru agenda bamenshi, ariko birangira M23 nta kintu na kimwe bigarutseho. Bivuze ngo nk'umuntu ushishoza, cyangwa se ushize nko mu nyurabwenge, ushobora kuvuga ati wenda M23 yari tarafata neza, itaravuga ati reka tureke gutanga amakuru y'ibihuha bituma yanga kugira ikintu ivugaho. Ariko ubu ngubu M23 ikaba
ubwayo ariyo yitangarije ko aka gace yarangije kugafata ubu kari mu materitwari yako. Ariko ikindi kintu cyaba nk'igihamya kigaragaza ko noneho M23 ariyo ihafite hano hantu ariyo iri kuhakontorora, nuko perezida wa Kongo mu ijoro ryakeye hari ijambo yatanze, hari ubutumwa yatanze kuri X ngo yakanguriraga abaturage bo muri Kongo ababwira ati ubwo ngubwo nukuvuga yabwiraga abaturage baherereye muri kano gace kavaho aho M23 yafashe. Yatangaje avuga ati abaturage nimuhaguruke mu Rwanda n'abo basirikare ba M23 kuko buri igisirikare gikomeye cyane ni igisirikare cy'abaturage, ntabwo ari igisirikare cy'abangaba twita abasirikare, ahubwo ngo buri igisirikare gikomeye cyane ni igisirikare ngo cy'abaturage muri rusange, ngo bura ngo nibo basirikare bakomeye kurusha abantu basirikare twakwita nk'abasirikare, ngo kuko abaturage bari kwirwanira ngo buriya nibo nicyo gisirikare gikomeye. Ariko ino ngingo ubwayo niyigaragaza neza ko igisirikare cya Kongo cyarangize gutsindwa kuko kiri kuba cyakangurira ngo abaturage noneho ngo bari bo bajya kurwana. Icyo kintu sinzi nimba uri kucyumva. Umuturage ntago aba yaritoje ibintu by'imirwanire, ntabazi gukoresha imbunda, ntabazi iki, ariko umuperezida we ari kugenda avuga ngo nimuhaguruke mujye kurwana, nimuhaguruke mujye kurwana, ngo kuko ngo igisirikare ngo ntago bura ngo ntago aricyo gikomeye. Ibi ngibi nibishaka kuba byakumvikanisha neza ko kino gisirikare cya Kongo cyo cyarangije kuba cyananirwa, cyarangije kuba cyatsindwa muri make. Ubwo ari kuba yashaka kuba yabwira abaturage noneho nibahaguruke birwanirire cyangwa se nibahaguruke babashe kuba barwana ni M23. Nanone ukibaza se abantu batsinze abantu bari kurwana ku mbunda sibyo? None ni gutuma wabwira umuturage utazi ibintu by'imirwanire, utazi imbunda, utazi iki, utazi intambara ikorwa gute, ukamubwira ati jya kurwana? Ni kwa kundi umuperezida ashora abaturage ati mugende babice namwe n'ubundi abasirikare bananiwe. Ano makuru rero ni amakuru ashimangira neza ko Bukavu ubu ngubu iri mu maboko ya M23. Ikindi kintu wakibaza nuko abantu M23 ikimara kuba yagera hano muri Kongo, abaturage bayakiranye yombi, niko twabyita, niko mu Kinyarwanda kiza tuvuga, kuko nyuma yuko bagezeyo wabonaga ko abaturage babishimiye cyane, bakajya bagenda babifotozaho. Ndakeye kuri kwibona nk'uko abantu baturage uri kubona abantu basore n'abantu bakobwa bari kugenda bahobera abantu basirikare ba M23 bababwira ati murakaza neza, ubona ko babishimiye banabariraho selfie. Urumva nago wajya kurira selfie ku muntu udakunda kameme cyangwa se ku muntu uri kugushakira ikintu kibi. Nyuma yuko rero M23 ifashe uno Bukavu igatangira no kuba yafatiramo amafoto, murabona nk'iyi foto bari ku mupaka, uno mupaka urabona ko ibintu byari bimeze neza cyane, n'abaturage bari babishimiye kuba bafashe kano gace. Urabona ko M23 ikunzwe n'abaturage, urabona ko M23 iri gukorera ikintu cyiza abaturage, kuko nk'umuturage yifata akajya kuri iri foto ku muntu nk'uyu nguyu, nuko ibona ko uwo muntu ikintu amushakira cyangwa se kinashakira igihugu ari ikintu cyiza. Rero ugakomeza wibaza se nimba Amerika cyangwa se n'indi bihugu bindi byo ku ruhande biri kugenda bivuga ngo u Rwanda ruri kugenda rushyigikira M23, cyangwa se ukagenda ureba ukavuga se M23 ko ariyo iri muri ibi bikorwa, bakavuga ati se M23 ifite abantu bari kwifasha, M23 iri kurwana intambara idaciye mu mucyo, se intambara itari y'ukuri. Ariko nanone wareba buryo ki abaturage bayishimiye, ukavuga ati ukahita aho ngaho hashiraho akantu kaga full stop, ukavuga ati nakuri umuntu yaba ari kurwanira ikintu cyiza ngo birangire abaturage bari kumwishimira, cyangwa se kuko nk'uko wabonaga ko abaturage bari kugenda bereka M23 nyuma y'uko ifashe kano gace ka Bukavu, bakajya babwira ati dore ngahari ahantu abasirikare b'u Burundi bihishe, ngo dore ngahari ahantu abasirikare b'iki bihishe, ngo bakagenda babarangira ahantu abasirikare bagiye bihisha, kuko ari nk'abasirikare bataga imbunda bakiruka bakazereza abaturage. Ariko ugasanga abaturage barazizanya ati dore tuzawe n'abasirikare, dore nimuzifata. Ukabona ko abaturage bishimiye kuko ino M23 ifashe kano gace ka Bukavu. Na makuru rero aba yakomeje kugenda acicika hano ku mbaga, gusa abaturage b'u Rwanda mbashishikariza kuba mwatuza, kuko nyuma y'uko bino bisasu bije nta kibazo na kimwe mugomba kugira, ntago bino bisasu byiza bigira mu Rwanda, kandi abasirikare b'u Rwanda bari standby, cyangwa se twavuga ko abasirikare b'u Rwanda biteguye kuba barinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Ntago ano masasu yageze, nta nubwo intambara yabasha kuba yagera mu gihugu cy'u Rwanda. Mwibutsa mwe mu makuru, uno muperezida wa Kongo aherutse kuvuga nuko yavuze ko ngo buriya M23 nta cyo iricyo, cyangwa se M23 nta bushobozi nabo kifite bwo kurwana na Kongo, ngiyabo u Rwanda atari rwo ruri kuyifasha. Icyo kintu sinzi nimba ucyumvisha neza, kandi gusubiremo yaravuze ati M23 nta kintu iricyo, yaba u Rwanda atari rwo ruri kuyifasha, kuko M23 ngo twata tuyitsinda ku kanya, ngo nuko u Rwanda ari rwo ruri kuyifasha. No kuvuga ngo nimba u Rwanda ruri gufasha M23, usibye ko atari nabyo, ariko u Rwanda urumva ko byanga byakunda impamvu Kongo yarananiwe gutsinda M23,
urumva ko ifitiye ubwoba u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ibyo kwitsinda byo, ibyo kuba badutera cyangwa se bakanadutsinda, ibyo byo rwose nubigereho impungenge, nunabigereho ikibazo, u Rwanda ruhagaze neza, naho ruhuriye n'izi ntambara. Uze kureba inkuru zikomeje kugenda zicicikana hano kuri menshi nagushire kuri no channel.